rwego rwo kwamagana ibikorwa by'iterabwoba, urugomo ndetse n'ibindi byose bitesha agaciro abantu bikorerwa abanyarwanda baba mu Bubiligi, habayeho umunsi wo kwigaragambya. Abanyarwanda baba mu Bubiligi, inshuti zabo ndetse n'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'Ububiligi bitabiriye icyo gikorwa cyo kwamagana ubugizi bwa nabi bukorwa n'udutsiko tw'abanyekongo twiyise abakombata, bivuga abarwanyi, abapatriote, bivuga abantu bakunda igihugu, n'abandi ngo bana mboka, bana Kongo n'utundi dutsiko twinshi twitwara gisirikare. Amagambo nka aski birakabije, intambara ibera muri Kongo ntigomba kuzanwa i Burayi, n'andi menshi asobanuye mu ndimi zikoreshwa mu Bubiligi yumvikaniye i Buruseli mu murwa mukuru w'Ububiligi kuri uyu wa 18 Kanama 2012. Uyu munsi twateraniye hano kugira ngo twamagane abakongore, agatsiko k'abakongore bitwa abakombata kirwa gahohotera abanyarwanda, akaba ari muri rwa rwego rwo kwiha agaciro kugira ngo atagira umuntu uzajya aza adusagarira. Donc turi hano mu rwego rwo kwiha agaciro twagahesha n'umuntu wese w'umunyarwanda. Agaciro k'abanyarwanda, kwiyubaha ni bimwe mu byo bigaragambyaga bashyize imbere. Urebye badutesha agaciro, bagenda babwira ibihugu byose by'amahanga cyane cyane by'i Burayi, babeshya bavuga ko ari u Rwanda rufitemo uruhare mu bibazo byabo kandi atari byo. Twaje dufite igikorwa cyo kwamaganira urugomo abanyekongo bamaze iminsi bakorera abanyarwanda, tugasanga nk'abanyarwanda muri iki gihugu hano turi tugomba kubereka agaciro kacu. Hakaba aricyo gituma rero twaje kubikorera hano muri uyu mujyi wa Buruseli kugira ngo tubwire abayobozi b'Ababiligi ko umutekano wacu nk'abaturage babo bawushinzwe. Jewe naje na bagenzi banjye tuje gufata mu mugongo abanyarwanda bavandimwe bacu bari mu Bubiligi kugira ngo twereke amahanga yose ari abanyaburayi batuye i Buruseli n'amahanga yose ko ibibazo byo muri Kongo bitatewe n'u Rwanda, tukamagana urugomo rw'abagatsiko kw'abanyekongo bamaze iminsi bahohotera abanyarwanda hirya no hino, haba muri metro, haba muri mu nzira aho bagenda hose, kugira ngo twereke abamahanga yose ko ibibazo bya Kongo ari by'abanyekongo ntaho bihuriye n'u Rwanda. Ibibazo byacu by'u Rwanda nibyo bitureba, ntabwo ibibazo bya Kongo bitureba. Hari abanyarwanda benshi bashaka kuza ariko batashoboye kubera ko bamwe bari mu biruhuko hirya no hino, ariko twebwe tugomba guharanira icyitwa ubumwe bw'abanyarwanda. Ntihagire umuntu uturuka hirya no hino ngo aze ahohotera umunyarwanda kanaka mugenzi wacu, duhagarare nk'uko bamaze iminsi babikora mu gace k'i Buruseli, agatsiko nyine k'abanyekongo bigize rekombata, bashaka kwigira guhagararira Kongo, mbese bavuga yuko ibibazo bya Kongo by'abanyekongo aho kugira ngo ubwabo babikemure bakabishyiraho u Rwanda nk'uko byagiye biba hirya no hino, bavuga u Rwanda bashyiraho ibintu bya raporo n'iki byose babeshyera u Rwanda, barutesha agaciro. Navuga ko Ababiligi babonye ko dutandukanye n'abandi banyafrika, niko nabivuga, kubera ko ibyo dukora twari ibintu twakoranye ubushishozi n'ubwitonzi. Nkaba numva ko agaciro kacu tugomba kugaharanira no guhora twerekana ko dufite ikinyabupfura, dufite uburere, koko dufite aho tuva ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyarwanda n'inshuti zabo bari bitabiriye icyo gikorwa cyo kwigaragambya, bashimwe n'inzego zishinzwe umutekano, bituma zinabaherekeza zibageza aho bagomba gufatira ibinyabiziga byabo basubira aho baturutse. Ahora no
rugamba yaritanze aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Kaporari ku rugamba yanze kuganzwa aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Burya umugabo nusoro